cyane ngomba kuba intwari ndambiwe n'akarengane kwa buri isi nshaka kuba intwari uzahohotera undi njyewe gasigwa ndeba nta muntu uzahohotera undi njyewe ndeba nta muturage uzanarengana kujya ngomba kuba intwari I can be a hero mu rurimi rw'amahanga cyane cyangwa ngomba kuba intwari nkajya ndeganura abantu ndagiye kandi ubwo njyewe ndabivuze ngomba kuba intwari mu rurimi rw'amahanga I will be a hero yes ngomba kuba intwari Ningugeraho ndahita ngutera mbere Kumara telefone we Bro wafashije koko tugafata kiragisa wafashije tugafata kiragisa ko kijaniye phone kiro gikase hano we kijaniye telefone ni gisa hano we phone gisa ndagifata ariko ahantu sinari kwasimbuka ni hanini kirancitse kivunamo urajesha Eso kazuka ku muntu. She what? Hani kazuka ku muntu. Oya. Nyine wari wagiye mu nzira boss. Iruka. Ciao. Ntwari bigiye kunamira. Ibisambo bari ibisambo. Bafite umugambi wo kwica. Cyarikinyije kibona. Cyarikinyije. Chae. Cyariki. Ahundi buranye nakunajye kubita nkanye nkakishyura. Wanyendewe. Cyushije intege. Kibitambo bagira n'ubwoba. Yore mbonye undi muntu tugifatanye. Twigikubita kigahaba koko. Warasaze. Inkoni zirandiye. Ndagikubita ariko nanjye bo buretse. Ndashaka kuziguka mu muntu ukomeye dore natwe twarize ibyo ubona mba naragezeho ukumva narize nabikuye neza ku ishuri nawe uzaba umuntu ukomeye rwose bitewe n'ukuntu wize discipline bora discipline cyo kintu cyane cyiza ufite discipline witonda nta muntu ubangamira ku ishuri umuhanga aho hantu ubu umuntu ukomeye niyo mpamvu y'ubuzima Erega ndawe kwemera ngaho ko dukomeze tugende rero hari icyo nshaka kukubwira hari ukuntu usanga abanyeshuri babonera umunyeshuri wowe ntihazagira umunyeshuri nk'ukubonera tukubita ikintu tukubita nta mikino buriya burabaza banagutinya Erega wenda kwemera ujye ubahabura nicyo kintu cya mbere umwana uramukubita ukamukubita ntabonoze bakwibye ikaramu ngo uratangiye ngo ticanga ikaramu yanjye uramukubita agahita yizana Chae. ukakanga byawe wowe byiza urabibona ute none se bite byawe icara hano
Gira fast. Savuye ko nakwemeraga nkabona baduka. Cara. sawa twihore ariko watetse tukigendera Kuramo icyo gikapu. Ubu hano harimo iki? hari bisa Mwa mufitemo na boro nk'izi ngizi. Nta bindi mufite. Savuye ko nakwemeraga nkabona nta kiri gukora. ariko nanjye kazi nkwereka karumurashi Cara. Meresi. Nta n'ibindi ufite. ntari arahandi tuzahurira sha Mugenda na boro nk'izi ngizi mwembi. yure ukidufatira kira twige Igifatira kiratwibye. Ate mugifate. dufate we komereza batero nta kibazo arankoza akantu cyo kuza cyo wari umuntu narakubita mbabaje kandi mfite umukunzi uzi karate kanze muhamagarize muruze aburuza ariko barabeshya ndagikubitisha nanjye cyancika ntabwo yancika nanjye ngomba kwihorera nimero ze nanditseho ngo ukirana ko nzizi mu mutwe Alo ndakumva cyane merereye hano munsi wanjye gusa waje ukanda nimba bishoboka okay sawa ngwino bangu ntari nihaye umugambi muri uno mwaka nasanze ndi gusa kandi nakagira umumaro igihugu Cyane. nshatse kuba intwari ariko igisambo kirankubise ndiyanga Umugingo aragukubise. cyane Okay, tugende tumurebe. kandi ari hariya hirya nigeze kuhamubona Sare ka tubikurikirane. Halo. Halo. Mbese bite ngiye ko boro nayitsindiye? Mani, ngewe uza ahantu ndi. Ngewe ndi kugasima banguka uhansange mani. Banguka rwose ngewe boro nayitsindiye kabisa. Nanjye ndi nayo ubu ngubu kabisa ka yizanye. Nanjye reka nze nahageze. Shabundi niwe wanje kabisa. Kabisa. Ewa nakira wakigawe. Boro nayitsindiye ngenzanye phone. Umva nayitanye nanjye. Nagaswingingiri. Baba we. Anagihitanye. Uzi boro zirimo? 10 yaragiye no kwishuri. Yala. Reka mwereke. Nubwo yari umugabo. Mfite umukiriya wanjye kandi uwo bita Kayuhu. Alo. Uwika Kayuhu. Twe dufite boro dusanga hano ku muhanda kandi tugasima amazi wadusanga ubundi numara kwadusanga tuguhereze boro. Nta mafaranga ufite? Wapi turagukopa mani twe twaje ubwo wewe uraracuruza. Reka tuba twicanye hano n'ubundi Kayuhu dusanga ubundi duhita tumwereza boro. Turamuhereza boro kabisa niyo twamukopa mani. Nawe yabara amasaha 3 turamutegereza. Ariko mani hariya hirya ndabona akajyama nakubise. Kakajyama nakajwibuye. Karambwira ngo kagiye kugura inyanya. Nirasiye boro karanyirukankana. Mbona kigize mbona gafite ubwoba. Byari ibye se. Wapi? Shaho wari no kumwica. Mani muri isi hari abantu basigaye bashaka kwigira intwari. Umugabo agashaka kwigira intwari byatari. Ariko nanjye harakanangiriye. Ariko nanjye Airtel nayitsindiye kabisa. Umuntu rero namuhoye namutwigirije riramurenga. Uhita mwambuka. Baba we. Twese twakoze iki? Kandi wemeruka ngo ugiye kugura inyanya.
bagize iki aka gakobwa ni gati agakobwa ni gati asigaye cyane nawe tuzi dore n'uruhu uracyavuga uriya musange iki gikobwa cyakumugaza iki gikobwa cyakumugaza iki gikobwa cyakumugaza ariko mani mwambabaye cyangwa isi ngo ni kavuni cyangwa isi ngo ni kavuni yananya bikubye byangiye umva musezere mutahe dusezera tujye sani iwanyu wowe katinga ma